ijisho ry'iburyo. Haguruka. Uri maranye igihe kingana gute? Namaze igihe ndirwaye ndijyana kwa muganga. Bakubwiye ngo iki? Baranaribaga. Fata gutya kwijisho. Fata rino ryawe rireba ari ryo ufata. Kuva uyu munsi mu butwari nahawe n'Imana ndatura ko ukira nonaha. Iki gihu cyari ku maso kiveho nonaha. Pilazo one ndategetse wa mwuka we mu butwari nahawe n'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iri jisho ryongere rirebe. Ndeba hano. Funga iryo ngiryo ndebe shiringire. Uri murambona? Uri kureba iki? Ndikubona ndareba naziranye gufi. Iriya mibare yose ndeba hariya ndayibona. Uri kubona kangahe? 0 3 3 9 2. Kadukomere Imana amashyi. Kadutere haleluya. Ngwino hano. Urimo urareba neza ongera urebe. Satani yaguteje umubabaro wa mugabo we cyane. Warababaye kuva mu bwana bwawe n'uyu munsi uracyababara cyane. Umunsi washatse umugore wawe cyane. ndabona abantu batarigeze bishima. Igihe umugore wawe mwari mufitanye amahoro mbonye Satani yahagurukije urupfu mbonye ataha. Amen. Umugore wawe wa mbere ari? Umugore yarapfuye. Yarapfuye nishumbusha undi twasezeranye ejo. Humura wibinyereka tuzi. Ndimo ndareba byinshi nkubwire byose. Yego. Nta kibazo. Urabona iyo nkovu? Satani yateguye impanuka y'igare nabonaga uri mu muhanda umunsi wagwaga mbonye ari wo munsi wazanye icyo kibazo. Yego. Byagenze gute? Nagize impanuka ndi ku igare njya ku kazi. Tuza guha amakuru rero. Katuzamurira Imana icyubahiro. Papa, Imana yo mu ijuru irambwiye ngo kuva uyu munsi intambara wari ufite zirarangiye. Ana nihabwa icyubahiro. Iwawe hahora ibitero iyo ubonye amafaranga ntumenya hanyuze. Habe namba simbimenye. Birutwa nuko nahembwaga 12 none ngeze mu ryitatu ntabyo nzaho ajya. Nahembwaga 12,000 ndi umusirikare bikangirira akamaro. Uko mariye kuvamo mpembwa iryitatu. Simenye yajya birutwa n'icyo nahembwaga 12. Habe namba. Amen. 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 N'ubundi nawe yarabimbwiye ngo ni Imana imwohereje. Ni umunyamasengesho cyane ahora nyibwira ngo aje kurwana intambara iwanjye ni Imana imwohereje. Nguyu dusezerane ejo bundi nishumbusha nguyu. Twari twasezeranye aho ngaho. Ni Imana yamuzanye ndabizi. Nawe ajya bimbwira ariko wenda n'umwemera gato ariko naje kubyemera mbibonye. Uyu mugore ni umunyamugisha kuri wowe. Kandi yo murabona badasa neza di. Kadukomere Imana amashyi yabikoze. Imana igiye kubahana kandi niko twaburaga tumaze umwaka tubanye. Iri joro rari umuteye inde? Amen, amen, amen. Iyicarire. Ndabyatu urayimutera inda tu. Iyicarire. Ngira umuntu muri kwe ngo ntabwo Imana izakugenda mideni. Oya, Imana ikwibuke abanzi bazamenye ko wasenze. Imana ikwibuke. Dia mama shema. Mama. Waturutse. Hoyima Uganda. Turebe uko wanyunyutse wari umugore munini. Nari umugore munini cyane ku buryo ibiro byanjye byari biri 89. Uwe imbere.
mirongo nagiraga ibiro 89. ukubona wanyunyutse mama. Imana irambwiye ngo Satani yazanye ibitero akugabaho ibitero, ariko muri uko kukugabaho ibitero ajya no kwa muganga akoresha ibintu bibayobera kugira ngo indwara yawe itazagaragara. Nukuri nagiye kuza abaganga bari kumbwira ngo imiti yose nkoresha ku buzima bwanjye bw'ububabare nta muti bashobora kumwese maze kuyirangiza, kuko ntabwo sinzira ntabwo ndyama. Kuva hano uri muzima, Icyubahiro ugiye kuva hano uri muzima. natanga ubuhamya Uganda ku gasozi ndiho mana. Isolela yawe mana ku gasozi ndiho mama Yesu, letia baba sete urakoze mana. ria mama ya boshe Ndi wowe nahungiyeho mana ugira neza mana y'icyubahiro. bizama ya fo. Urakoze mana ugira neza. Urakoze kungenderera Yesu kugenderera. Imana irakubohoye nonaha Urakoze indwara shula tolel. Yesu. Ndategetse mu izina rya Yesu. Ni wowe nahungiyeho imyaka yose abaganga baguze indwara. Ndavuga Yesu nyongerera imbaraga nakuvaho. Shubala fos. Ibisubizo by'ubuzima bwawe. Wahoraga mu gitanda uryamye ntubizongera. Nirwaga ndyamye. Haleluya. Mama Bene data Imana habwa icyubahiro. uzakorera Imana, Rwose ndabishaka pe. Imana irakubohoye Nobi wanjye abantu baza gusenga nkabakira. kandi ugwaye. Ikintu cyambabaje umuntu umwe yarambwiye, Mama Fiona tuza hano tukabona umugisha kikiguhora ku gisasiro. Birambabaza. Umura Yesu akigukuyeho mama. Birambabaza. Iyicariro tuze Yesu Abantu habwa arakubohoye. icyubahiro. Katwongerera Yesu amaso. Yesu urakoze. Iyicarire mama, Yesu arakubohoye. Ntumbite umureke Yesu ari kumubohoye. ugugenderere riya mama sete ya mama uri soko riya mama siya mama sete ya mama riya mama makata ya mama riya mama sete ya mama serebobote ya mama akira kubohoka nonaha riya mama sete ya mama siya mama kata ya riya mama sete mufate mwica riya mama sete akira kubohoka vamo so ziya mama to mufatira aho ngaho tiyamo bakuri iyo ntebe yicara wowe yiveho yicara zipado mwicaze urakoze ma nguyu umuriro mu nda yawe nguyu umuriro mu mubiri wawe guhera uyu mwanya wa none shiye konekisiyo yo y'umurozi wakuroze akuziza itorero mufite no pidima avuga ngo muhora musengera abandi ngo muzabe igitutsi ku musozi ko mwebwe mudasengerwa ngo mukire. Iyi connection ndayiciye binifosika. Uyu munsi tuvugana ndimo ndareba wikoreye imifuka, ndabona uri kwikoreza abantu mu isoko rigari cyane. Ukora iki? Nikore imifuka abantu iyo bahashe ndabatwaza. Uyu munsi Imana igokwe muri ririya mizigo, Imana igiye kuguha akazi nk'abandi. Amen. Haleluya. Imana igiye kuguha business nk'abandi mu izina ryayo. Amen. Mbega umugabo uriho mu buzima butoroshe. Imana irambwiye nyuma y'amezi 2 uzagira ngo uragasore k'imyaka 15. Amen. Barafoke taya bosete yama. Ongera uzamura Imana icyubahiro n'ibiri muri biteraniro. Imana iri hejuru y'amajuru yose. Imana ishobora byose. Imana igutabare mu izina. Ndabona buri muntu wese marayika amuhagazeho amubwira ngo humura agiye kugutabara.
bwira umuntu muri kwe ngo humura, ibyawe Yesu arabizi. Ibyawe humura, Yesu arabizi. Amarira urira nijoro Imana irayazi.